kimwe ahubwo muzi igitekerezo nungutse aho kugira ngo muzajye muguma mube muri izi nzu zitandukanye nta kuntu haza mwese mukaba mu nzu nyine ibyo bishoboka ubwo se wajya ubabara ikihe cyuma mwe mwese mukabangaza mu gihugu aya nayo cyangwa icyayi gishiraho kugira ngo se bishaka no gikumva ubu icyayi gishire oya ariko ibyo ntabwo byakora igitekerezo nyamara gusa ninde wajya guteka ninde wajya byiza njye nabashakira umukozi uzagiteka ibitekerezo byiza niba icyayi cyonyine dusohokane basohokane njye kutugurira kandi reka nze mfite ntanga komande noneho kuri telefone nsanga ibintu bimeze neza ntabwo cyari ikintu bitwaye nawe utarimo agapira twibwe ubundi tugende nta kibazo komande niyorere turayikorera tubanje kumenya ibi rero yawe ahubwo urugutinda ibyo byahise nkibyita ahubwo ugenda ufitemo amafoto kandi rero kanengire ese rero nta mugore wawe ese urabona hari ikibazo nta mutima mubi agezana ntabwo ajya gutarabira by'amahanga nta mutima mubi yakoraga cyangwa atakomeye urabona ariko gusa nari nkumureba siko naje yinjiye mu rugo mwana ngasanga utariyo koko iyo utaba utambwiye n'ahantu ugiye koko ntabwo ateka gutunga sinaba nari mubuze nabuzana mba ndicumbiza amasaha nawe kari mukeba wanjye ariko ntabwo byandika bizi turakunda si wowe wagiye nari bisoje rero washoje uririrwa wicara se oya ntabwo nicara ngo tugende tugiye aho niba nibaga telefone iyo mpaze shayo ngiye no kugenda oya cyangwa ari umukire rwose namwe mwaradabanye none Yes. Inkuru rero iri hanze ariko no byashyushye bajya gushaka yakoze inkuru mbiri yihutamwa inako ibintu by'ubugwari ibintu byose bitari byiza biriho kuvuga buri muntu wese uri gucaho ari kuvuga inkuru y'amariko rero naraguruka kuri babagore bantuza karakara akagore kantuza kamujama ucuranga ara ku rusengero kandi abagore rero bari bari kubivuga yabayaga ahantu hose uri bukabanye ariko kandi mariko ngiye kuko ku ruhande rumwe ubu namwumva ariko ku rundi ruhande ngewe mariko ni naramubujije pesi nkube hari ukuntu bavuga mariko nagira ngo nanjye nkagaruka ku ngingo ye yazanye nawe waramukunda cyangwa wumva bamuvuga mu birere nturamukubita n'ikihe ndakazi se gacuza sararaguru yo kwa kazungu ndakayuka ngo ni muri kayemo wakumva uri kugapfobya ukagira ngo ni akantu gatoya n'uruhinja undi urangiye twavugana wamubuze ariko kwirya wamubuze aya mariko ni ese ari kuzana abagore babiri koko mwe ntabwo aramuhagije abagore babiri ariko mariko afite n'ifaranga yanabatunga iyo mafaranga ejo bundi agiye gukinishwa nabo rero ubwo ari babiri ngibaze bari abagore babiri bose nibabyara ejo bundi yararimo kunyibwira yuko agomba kongera imitungo ubwo yazanye umugore wa kabiri kwaraje akene njyewe umva ramubwira ibitekerezo by'abagore babiri ngo biraje mu muzamuye none ngo arajagura n'ibindi bintu biri mate nese wowe urebye ushize mu gaciro mariko ntakoze n'ibyo mwe ese serve ese kuburimo kudutinzara zubase mubanze mwice akanyoka ubuzima bwacu twese
Nakiriye neza neza. Ubundi niba twari twaragize nakonje. ariko ntureba ibintu byambayeho ntabwo biboneka hose uzi kugira abagore babiri bumvikana Abari sawa. ari sawa rwose Twari kumvikana ubundi tukagenda. Ariko n'ubundi nta n'ikintu twaba ikintu tutumvikanaho n'ibyo kunywa ibintu bya oranje ndetse ibi ngibi byose ntabwo byumvikanyeho kunywa oranje buri wese ari kunywa ari kunywa ubwoko bwe akunda nyine buri wese usibye ko ngewe nyine banishakira kwinywera agasembuye ariko iyo uri kumwe n'abagore ntabwo ese waguye iyi ntabwo nakikura mu bandi nyine waguye iyi oranje ntabwo iyi oranje urebye nta nubwo nkunda fanta cyane cyakoze wakoze kanya nashaka oya mwe ni mumwe mu kanya n'inyamuzira ntacyo n'ubuvuga wari waje gukorera icyo kurya kirari cy'ukuntu yewe se nanjye ngirira uri kuri umugore mukuru ko none se niba ari umugore mukuru udakeneye kera ariko se mwese sinjya aka kantu si kari gakenewe se gakenewe wakoze menyaniriho neza mwanya ahubwo wongere upange wongere pange tuzongere usome oya ubutaha nzasohokana buri umwe ku giti njye ntakubeshye nshyize mu gaciro biriya bintu ariko yakoze genda bishyigikiye ijana kuko nkurikije uburyo uriya mugore yaramukunze agenda abibwira buri wese aho kugira ngo agende abinyanyagiza adashyira ibintu mu bikorwa ureba umugabo n'uwushyize ibintu mu bikorwa bishyize mu bikorwa ibintu yabyize ariko reka mubwire Sam nubwo wenda nimo kumva urimo kugenda umupinge we ko ibintu yakoze atari sawa umugore we nawe namwenda avuga ati nanjye ngize amahirwe ntiyafatisha ukuntu akize marika afite ifaranga nanjye abagore ntabwo namuca uzaza nawe mbega nawe ahubwo nanjye marika uriya yamaye mu buzima ubundi arushaho gukora ifaranga ndirunda hanyuma rero se ko nubona amafaranga uwo ntiwabona nka mari uretse ntiwabona kimwe cya 10 cya mariko ibyawe ni indani n'amayoga ariko se n'ubundi waba wabazwa kuri mariko werega n'ubundi ntabwo wakwa mushyigikira imico yanyu nimba ngeze y'abagore babiri nawe urara mu mutubari no mu ndaya ubona utari gusabya uriya mukecuru reba umwana wanyu ku kiwawucura kera nako barabivuze ngo bawucura ngo nta bwenge bagira ngira ngo ubona nta bwenge mfite ubwaheze ariko hari n'indi nkuru numvisha batabishino ariko ubwa nibyo kugira ngo ufate ibiti eshanu ariko amagambo y'abantu bo hanze aha urayo Sam nawe rero umenye ugiye kuzaba nk'abagore njya numva hanze bafata buri kantu kose batuye mu muhanda bakakazana ubu ahubwo njyewe bashaka kwitoreza ibyo bintu nibyo ese niba ari inshuro cyangwa kuri hirya ariko nta nubwo ari nabyo ni amagambo y'abantu bagenda banyanyagiza neza imiti mwumva nyine ngize n'amahirwe yo nkuru ikaba ari isakara ko hari n'abananiranye batayifata bakapfa gutyo batayifata imyaka 19 yawe kuko rero imyaka ufite nako Matiyasi ntabwo mwana irangwa yishimye cyane urabizi irangwa nayo ivuka ntabwo ari imyanya handi rwanje kera coco gusa mate urimbwa ariko uzamba bareye base utekuze mbwa nka mari ikibazo ntabwo mwumva ukuri k'umuntu mugashaka guha ukuri amagambo ari hanze aha ngaha ubundi uzagusohokana twambaye ibitenge twese ubundi nyine uzagusohokana ukeneye ibitenge ariko iyo mwambariye gutyo nk'abakobwa ngewe nibyo bimba nishakira nk'igisaza cy'ikinuze nyine umusaza nyine ukunda ibintu bigezweho ikibazo kizima ni uko tuzasohoka tukarya tukimera njyewe nta kintu nshaka ikibazo twaza ufite twambaye ibitenge twaza twambaye gusa nta kintu bimbwiye twaza twambaye amasuku nta kibazo kizima ni uko no zarya kuzarya ibyo kurya rero ntabwo byari byaboneka hano
turi burya mu kanya ndabizi ariko ko rero ndumva se abantu ba seriveri ko mbona barimo gutinza izo burusheti ngo tuzihe nyina utarimo kunywa ufite ikihe kibazo kugira ngo sinzi ibibazo oya ntabyo ndi bumwe mu kanya humva ushaka kizima nuko ndahafi ishize none se hari ikibazo abakazana n'iyindi ahubwo imwe se wowe tumuzi icyo ushaka ndabona cyose wabaye umunebwe rwose aracyafite amasoni aracyafite amasoni buriya yagize isoni ariko njye zarashize reka we zarashize ubwo baracyafite ibintu by'amasoni nawe n'ejondi bintu ukaba zagushizemo reka igihe tuba tumaranye kiba ari kinini na soni ariko wese ukwezi kumwe tumaranye ugira ngo gusa ugira ngo ni ukubasohokana uyu munsi nari nabazanye kugira ngo muganire nyine munamenyane ariko kanuka no kuri iyi aho bakaba ibyo se waba wanduza ndetse nabi kako niko keza reka nta cyanga nka niko keza nikundira kugira ngo ni agasupadete k'umukara ariko nanjye wajyana agasupadete k'inuze ahageze kamo gasura ntabwo ari supadipe oya yino nta cyanga kirimo sinzi ukuntu bimeze mu kanwa hari umunsi rero nzabasohokana ndi kubipanga neza ku buryo nzabasohokana namwe mukavuga ati uyu mugabo noneho cyane ahubwo bipanga vuba muri iyi minsi ahubwo mube mwiteguye mube muri rede gusa ndetse hari igihe tuba tudahari hari akandi kazi tuba dufite cyane ureba cyakoza rwose pe nakoze cyane numvaga ntanatakemera ko twaricara tugasanga kubera iki mwajye mwumva ukuri kwa nyiraho ariko abantu barabivugaga nkagira ngo si ukuri aranyamagara ngo agiye kungisha amanama ye ibyo abantu ndi kuvuga ngo mariko ngo ni intwari ngo akunda umugore we ngo ntiyabikora ubusinga baba bose arabatunze mariko aranabashoboye arabashoboye ni uzishyiraho uwo mugugudu yuko umwe atararatashye ahubwo se umwe wa murezi we n'umwe ngewe nawe nikenere ndacyafite imyaka ingana nk'iyo maze kugira ngo manze nire ubuzima bwanjye bwa gisore kumva amafaranga tunabe kurundanya mu tuntu hirya no hino agwire mbone kuzana umugore umwe nawe nimbonaje sinashaka wakazi uzarundanya amafaranga y'isi uzageza uzageze ko amafaranga y'isi atarundiye njye mu ndana nanjye nigendere mwana reka nkubwire mwana sawa nubwo utangiye kuvuga ngo Mathias ntabaswe n'indaya wowe utabikora wowe amafaranga ubika hari he amafaranga ufite ari ahubwo umva wowe utabijyamo umva mbwire ubu nsigaye nkora haraye kuri rwa Rwanda kandi batamura akawuka mbere ko harimo imyanya ejo bazajye tukajyana nkaguteretera boss nubwo bakobwa atera imbere ahubwo nabagize amahirwe kuko nahita njya kureba cya umugore muri yazanye ku muhanda nabagize n'amahirwe wenda nabitanga uzababikira umuntu uri kugira ngo gitera imbere uruntu rungana gutya ariko se mwana wajya wumvira zamu ntuzagurikire uzirwanira umuntu ajya kukirangira akazi wowe utajya mu ndago tuzaba tureba icyo bikumariye rero gusa ngiye muzi ikintu nkunda ese ubwo twaba dusangiye umugabo gusangira fanta na byanga ibyo Numvaga ntabwo ari nyine ibintu wenda. rwose byaba bigoye ikintu mbakundira nkundira ukuntu muri inshuti mbega ninjye namwe mbega iteka ryose nta nubwo ubucuti bwacu ariko bwahagarara kuba turi abakebererwa ntabwo ari igikuba cyacitse nta gikuba rwose kibirimo icyo nicyo mbakundi ubundi ibi bintu biboneka hake hakeye iwacu nyine honyine ahandi uba usanga ari gakeya nshaka kuba ndi umunyamugisha rwose kabisa muri iki ubwo ziracyana bishidikanyaho abanakunda kamwinyuka bakanyisha ariko ubu none wowe urarara mu marere ahubwo si uyu munsi koko ndararahera urarara he umugeni natubwira aho uri burara iwanjye numva nta kibazo rwose
icyo nicyo mbakundira. Umva nta kibazo rwose ngewe. Gusa nanjye ni mukore mushaka kuri bangiringa ndabakunda. Umva nta kibazo. Eh. Tuzimaze ko bari kuharare nanjye zakazi kuri ari wanjye. nta kibazo Ibyo ngibyo nta kibazo rwose ngewe. Rero n'akavura kagiye kuva ahubwo muribuka Dutahe tutareba nyamara baratuje. tubona batinze hari tuzazirya ubutaha gusa ahantu urabona imvura itagiye kutunyagira Cyangwa se urumva. Reka bazipfunyike. Ako kunywa twakanyweye nanjye ngiye kuvuga. reka bazipfunyike Tukanagenda tukanyura no kwa Bugeni tukazirira mu rugo tugatana nako. ntacyo bitwaye. No kugira ngo umuntu n'imvura inde yadusanga Nako habaye amashyamba gusa. Mbese ishyamba niwasize byiza. Ko ngo musigaye muba mu ishyamba hagati neza none. Wumvaga rero utazakura ishyamba. Ntiwagiye tukigera aha ngaha none do Se barite. ejo bundi sinakwaga nk'ibiti byo kubaka Kubaka se. uya muri amisi ndi kubitegura ko n'ibiti byarakuze rwose. Kubaka rero nakubwira ikintu wari umeze ute se Abaye umusore ntiwanasura n'abantu. wasi ibyavuga aho kugira ngo ndahazi neza ahantu None se humva aho nabaga mbere ho wari uhazi. None se ku buryo aho nimukiye aho naze kumva cyo ntabwo se niba nawe imyaka ishize waragiye utaza kudusura. se wowe ko mwebwe namwe mutaza kundeba ariko njye ndaje. Ntabwo kuzanye ndayizi. Niyihe? Ntawumva ngo bagutwaye ngo umugabo Se nja kumureba hamwe niba baramutwaye. kuba gutwara umugabo ni igisebo urasebye. Sebye se he? Usebye no se Uko nabanyanditse kugaha. niba warasezeranye n'umugabo sibyo bakaba bamugutwaye ni gute udasebye.